dealing with the past, ahahise, guhana amahoro na past yawe, guhana amahoro na hahise n'amateka yawe. Iki nicyo tugiye kwiga uyu munsi. Past, ahahise, ndavuga ibyo wanyuzemo, ibyakubayeho mu gihe cyahise ariko nanone bifite ubushobozi bwo kwangiza n'ahazaza hawe. Past, ahahise ni ibintu bibi byakubayeho, ubwoba wagiriraga ibintu bimwe na bimwe. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira hazaza heza, biragusaba kubanza guhana amahoro na hahise hawe. If you're gonna win in the future, you must be able to deal with the past first. Reka tubanze dusome uyu murongo uri muri Philippians 3:13. Bene data, sinibwira ko maze kugifata ariko nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Uyu ni Paulo. Intumwa Paulo yari umugabo uri smart, uri successful. Ati nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Bivuze ngo ntiwabifatira byose icyarimwe. Niba ushaka kubona ibiri muri future yawe, banzure kuri byahise. Kandi kimwe cyo nzi neza nuko hazaza ari heza kurusha hahise hawe. Nobody drives a car forward looking at the review mirror. Sinzi niba munyumvise. Ndavuze nti nta muntu utwara imodoka ajya imbere ari kureba muri retroviseur. Ureba muri retroviseur iyo ushaka gukata usubira inyuma bi. I'm here to tell you that God has the better future for you than whatever you have ever seen in your past. Mbisubiremo, Imana igufitiye ibyiza byinshi imbere biruta kuri byo umaze kubona. Believe me when I say this. It's okay, ushobora kutabasha wenda kubyumva kakanya, ariko nizere kuzabyibuka, nanjye uzanyibuka mbikubwira ibingibi umunsi bizaba bimaze gusohora. Paulo yavuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ese niki kiri inyuma? Ibikomere, abatubabaje, abaduhemukiye, abaduhaye amasezerano batabashije kurinda. Ibi nibyo byuzuye mu mateka yacu. Niba wowe utarahura nabyo, humura bizaza. Sindi kugutega iminsi inshuti yanjye, ahubwo niyo si dutuye. Somewhere along the line, byanze bikunze uzahura n'indyarya, uzahura n'ababeshyi, uzahura n'abagome, uzahura n'abanzi. Niba Yesu bwe utarigeza akora icyaha cyangwa ngo agire uwagirira nabi. In fact, yaranadupfiriye twese. Hari abataramwemeye, bataramukunze, bataramwizeye. Who are you? Woburinde. Yesu muri Yohana 15:20 niwe wavuze ngo mwibuke ijambo nababwiye, umugaragu ntaruta sebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya. Uko waba mwiza kose, hari umuntu uzaprofita uwo mutima mwiza wifitiye, umwizere aguhemukire. Even if you are a wicked person, somebody will still betray you. Yes, I'm serious. Kabone nubwo nawe waba uri mubi, uri umugome, hari undi muhuje ububi, muhuje ubugome, uzaguhemukira nawe. Niyo mpamvu atari byiza gucira mugenzi wawe urubanza utazi neza inkuru ye. Ukaba wenda dufate nko mu rusengero runaka, ukabona abakristo baragenda buri munsi, bamwe muri mwe muti ari kubanza hari uri umupasiteri nta kigenda. Mind you, na Yesu bwe rimwe yarabwirije mu rusengero abantu bose barasohoka. Nuko se yari mubi? No. Bivuze ngo ushobora no kuba utari mubi, ariko still abantu bakaguhemukira, abantu bakakwanga. What is in the past? Our fears and hearts. Niki kiri mu mateka yacu? Ubwoba n'ibikomere nibyo byuzuye imitima yacu. Bamwe muri twe turacyagenda n'ubwoba twatewe n'amateka twagize. Maybe wakuriye mu rugo, papa wawe wakubita mama wawe akamuhuza n'igikuta akamukomeretsa. None umutima wawe akakanya wuzuye ubwoba bwo gushaka. Uti nashaka umugabo umeze nka data nabigirane. Cyangwa se wenda si n'ubwoba gusa, ahubwo uracyabibitse urwango n'inzigo kuri papa wawe. Uracyamurakariye kubwuko yabafashe nabi wowe na mama wawe n'abavandimwe bawe. Niba ushaka gusingira ibiri imbere yawe, ni ngombwa kurekura ibiri inyuma. Icyiza kiri muri ibi kandi nuko iyo ubirekuye bikagenda, iyo urekuye ibyo byose biboshye umutima wawe bikagenda, Imana irakuguranira, iguha umugisha, iragushumbusha. Is somebody here? Niki kiri muri past, mu mateka yahahise hacu, our mistakes and bad experiences, amakosa twakoze na experience itari nziza y'ibyo twahuye nabyo. Ninde muri mwe wari wakora ikosa ukabona byakabaye byiza yaza kuba rundi, ariko ntawe warenganya, urabizi neza ko kiriya kintu ari wowe wagiteye, nta wundi wabigerekaho. Biragoye kubyemera, ndabizi sometimes, ariko mu mutima urabizi neza ko ari wowe nyiramakosa, ari wowe byaturutseho. As long as that issue is in your
past. Don't give it power over your future. Ndavuze ngo icyo kintu cyarabaye byararangiye kiri muri past yawe, wikigarura no muri future yawe, mu hazaza hawe. Nudahana amahoro nahahise hawe, hazivanga no mu hazaza hawe. Utise Claudette, umuntu yakora iki? Good question. Ikibazo cyiza cyane. Umva icyo gukora rero. Number 1. First, forgive yourself. I said forgive yourself. Mbere y'ibindi byose banza wibabarire. Ihimbabazi. Nahuye n'abantu benshi bakirakariye kubw'uruhare rwabo mu makosa yabaye mu myaka 10 ishize. Even some ladies that have been raped, they are still blaming themselves. Nabonye abana b'abakobwa, abagore bafashwe ku ngufu ariko bakirakariye, bakirenganya, bumva ko kuba ibyo byarabaye ari amakosa yabo. Listen baby, ashaka bara amakosa yawe cyangwa se ari undi muntu, ushaka ube warabigize mu ruhare cyangwa se ntarwo, icyo nzi cyo nuko igisubiza ari kimwe. Ugomba kwibabarira, ikureho urubanza, otherwise nta hazaza ufite, uzakomeza kuba mu byahise ubuziraherezo. Kabone nubwo waba warisha umuntu, ihimbabazi, ibabarire. Uti Claudette, what did you just say? Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo ibabarire. Otherwise what's your alternative? Uretse kwibabarira, wowe ikindi gisubizo ufite ni iki? Kuko wowe ubwawe nubwo wakwiyica ntibikuraho ko wisha umuntu. So uretse kwibabarira niki kindi wakora? When it comes to the past, there is a little or nothing you can change. Wabyanga wabyemera, iyo bigeze kuri past kuhahise hacu, uretse kuhakira nta kindi twahahinduraho. Imbaraga zose uzifite kuhazaza, niho honyine wabasha guhindura uhereye none. Uhereye ku kwibabarira, nukomeza kwinenga, kwigaya, kwivuma, kwirakarira, ntuzabasha gukomeza. Uti iyo mbimenya man, iyo mbimenya bira bintu nakoze my friend, I don't know, nanubu ntibiramva mu mutwe. Iyo mbimenya biba byaragenze gutya, mba narakoze kiriya. Iyo mbimenya simba naramwemereye, iyo mbimenya simba narabanye n'uyu mugore, uyu mugabo ntabwo nari bumushake. Iyo mbimenya niwe bimenye rero. So what? Kabone nubwo kandi waba warubizi, amazi yamaze kurenga inkombe deja, it's too late now. Ubu ntacyo wakora. Ibabarire. Nubujiji bukomeye cyane kutibabarira, kandi n'Imana ubwayo yaramaze kukubabarira. Niba Imana yarakubabariye, kuki wowe utakwibabarira? It's pride. You think you are too good to make mistakes, Guta Imana ubwayo kubabarira, ariko wowe ukaba utakwiha imbabazi. Uko nukwiyemera dia, uko nukwishyira hejuru. Ubwo nubwibone buteye ubwoba, kumva kuri umuhanga cyane wo kudakora amakosa. Nta muntu udakosa, nanjye amakosa narayakoze. Oh God, menshi cyane. Umuntu wese w'igihangange uzabona kuri iyi si nawe yakoze amakosa. If you gonna move forward, you must forgive yourself. Niba ushaka gukomeza ubuzima, ibyo ushaka kubirenga, ugomba kwibabarira. Formule nebyira hangaha gusa muri ubu buzima. Iya mbere nukugwa ukaguma hasi, cyangwa se ukagwa ukabyuka ukihanagura ugakomeza nanone. Ese wowe hangaha urahitamo iki? Waraguye yes, ariko muri iki gitondo nje kukubwira nti haguruka, mpereza ikiganza cyawe. Yes, mpereza icyo kiganza cyawe, ndimo ndaguhagurutsa, ngwino dukomeze. Bibiliya iravuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera kabyuka. Please darling, anga guhera hasi, haguruka dukomeze. Erega twese twaraguye nshuti yanjye, inshuro irenze imwe, sino kugwa gusa. Bamwe muri twe twarahanutse, bamwe muri twe turacyafite ibikomere bikiva, imitima irananiwe irakomeretse, abandi namwe mufite inkovu. All of us have been through something in the past. Twese dufite ahahise dia, dufite amateka ataratworoheye. Wikumva ko ari wowe wenyine, no, twese imvura igwitugeraho, wikwirebaho ngo wumve ko ari wowe wenyine utoha. Kesi yawe ntabwo iri unique, ntabwo yihariye. Ndabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wumva ibyawe byihariye, but look for something else to make you special, my brother, because if it's past, we all have one. Yes, shaka ikindi ukora kikugira special, kiguha umwihariko, kigutandukanya natwe twese, kuko niba ari ahahise twese turahafite, niba ari amateka twese turayafite, kandi benshi muri twe ntabwo dutewe ishema nayo habe na gato. Bituma umutima wicuza ukurusha imbaraga, ukubuza gutera intambwe ujya mbere.
mwebwe muri kunyumva kakanya, ndaturi byiza ku buzima bwanyu. Imana ibahindurira amateka, ibaha umunezero udasanzwe, umunezero mwinshi ubibagiza umubabaro wahahise. Mwibabarire kuko n'Imana yamaze kubababarira. Yohana wa mbere 1:9. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Hebrews 4:16. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Warihannye, wasabye Imana imbabazi kandi nayo yarakubabariye. Humura, uyu munsi ujya imbere y'Imana udafite isoni, utikandagira. Ku Mana amaraso yawe ntariho urubanza. Trust me, if God can forgive you, why can't you forgive yourself? Niba Imana yarakubabariye, wowe urabuzwa n'iki? Sometimes muri ayo makosa ni naho twigira ya masomo ahindura ubuzima bwacu by'iteka ryose. Ndabizi neza ko aka kanya hari abantu ibyo mvuga babyumva bigoranye. Bamwe muri mwebwe mbasaba gukizwa by'ukuri no gukundana n'umuntu uzimana, umuntu usenga. Matayo ni amagambo ya Claudette sha. Ninde se ukeneye umusore nkongo wigize pasiteri nzakagenda nuri aho ngaho utaza aho isi igeze? No. Iyo ushobora kutabyumva aka kanya, I understand you, kugeza igihe abo banyamugi bawe, abo basirimo baguhemukiye bikomeye, kugeza ubwo wumva udashobora gukundana n'umusore udakijijwe. Aha nibwo utangira kumva neza icyo navugaga cyagihe. Of course ntabwo ari ahangaha bigarukira. Nyuma yo kwibabarira hari ikindi ndetse gikomeye kurushaho ukora. Ese icyo ni igiki? Niba ndi bashaka igice cya kabiri cy'iyi nkuru, mumanika amaboko muri comment. I see you guys. Munyandikire muri comment. Munyandikire nacyo ngitegure. I love you.